Hari igihe umukobwa avuga ati naramukundaga by'ukuri, ariko mu mutima w'umusore we hakavuga hati yarankomerekeje ku buryo nazongera kwizera undi na gato. Ese ahangaha tuzamenya ari nde uri mukuri, cyangwa se tuzamenya uvuga ikinyoma ari nde? Ese tuzamenya urengana ari nde? Niyo mpamvu rero uyu munsi abakobwa nabateguriye kino kiganiro, ndashaka ko turebera hamwe ibintu byangiza icyizere mu rukundo, ariko ahangaha bikozwe n'umukobwa. Nyamuneka niba uzi neza ko uri umukobwa, fata agatebe wicare nkubwire ibintu ushobora gukora bigatuma umusore agutakariza icyizere, cyangwa se ahita kwanga akakuzinukwa burundu, nyamara rwose yagukundaga ndetse kandi yifuzaga yuko nyine wenda wazamubera umugore. Nuza kumva twemeranya, nuze kugenda udakanze, reka icya kabiri uze guca hasi muri comment ungura uti Iva, ino video yamfashije rwose kandi wakoze cyane. Ikintu cya mbere gikomeye cyane abakobwa benshi badakunze kwitaho, nyamara iyo umukobwa gikoze bituma umusore bakundana amutakariza icyizere kandi rwose yamukundaga cyangwa se yamwiyumvagamo. Ni ukumubeshya cyangwa se wenda kutamubwiza ukuri, niyo byaba ibintu bito cyane akabeshyo gato ku musore gahinduka igitekerezo kinini mu mutima wiwe. Ikindi cya kabiri rwose, niba uri umukobwa, iyo utangiye nyine kumubeshya atangira kwibaza buri jambo ryose wamubwiye niba koko ariko wabikoraga. Icyizere nyine kuri yo gitangira kugenda gipfa buhoro buhoro, kugera ku rwa rwego nyine uzajya umubwira ikintu akagufata nk'umunyabinyoma. Reka mwe nk'urugero rwa hafi, wenda uhamagaye nk'umukobwa kuri telefone, wenda yari kuvugana wenda n'umusore w'inshuti yiwe, ariko yesa kubeshya ngo ndi kuvugana na mama. Ese utekereza ko ubundi umubwije ukuri yagukoraho iki? Kandi abizi neza abakobwa benshi nyine mukunze kugira iyo defo. Rero niba bagiraga iyo defo rwose, nyamuneka isubiraho, kubera ko kubeshya ntabwo ari byiza. Akandi kantu abakobwa benshi bakunze kubeshya, wenda nkaguhamagara nkakubaza ati se uri hehe ubu ngubu, ukambwira ahantu utari. Ese turamutse doye cyangwa se ndamutse nkubonye ahantu uri, urumva ko nazongera kukwizera na gatoya? Rero niba uzi neza ko rwose uri umukobwa, kubeshya ntabwo ari byiza. Ikindi cya kabiri, nta kintu gitoya bimara. Ikintu gikomeye cyane rero ugomba kumenya ahangaha, buriya umusore ushobora kukubabarira amakosa yose pe ashoboka, ariko kubeshywa nabyibagirwa habe na gatoya. Niba uzi neza ko wigeze kumubeshya nyine akantu gato akagufata, ntabwo yigeze abyibagirwa, nusubira indi curo bizaba byikubye kabiri. Ikindi kintu ugomba kumenya, buriya ntuzakore mistake yo kubabaza umuntu nyine wenda umukore nk'akantu runaka nyine kakamubabaza ngo mve ngo nyine ngo arakubariye ngo birarangiye. Buriya mu buzima tubamo umuntu ashobora guhagarika amarira kugwa, ariko ntabwo ashobora kubuza umutima kubabara. Umuntu ashobora gusiba nyine igikomere agize ku marira, ariko mu mutima ntabwo wagisiba ngo bikunde, kigumamo kugeza ku rwego nyine yongeye kugarura icyizere. Kandi ubwo yakugarura icyizere, ntabwo cya kintu gishobora kuva mu mutima. Ubibona neza iyo wongeye nyine ugasubira cya cyaha, nibwo uhita ubona yuko cya kintu nyine kitigeze kiva mu mutima. Rero kuba umuntu yakubabara ntabwo bivuze yuko yakubabariye, cyangwa se muri makeya byakwiyeho nyine ikintu wamukoreye. So ugomba kwirinda kubeshya, kubera yuko ntabwo kubeshya ari byiza. Ni n'igikomere kidapfa gusibangana, cyangwa se nyine n'inkovu idakira mu rukundo. Reka tujye ku kintu cya kabiri gikomeye cyane abakobwa benshi bakunze gukora, nyine bumva yuko ari bisanzwe, ariko bigatuma umusore bakundana abatakariza icyizere. Ni ugusuzugura uko yiyumva. Ndaguha urugero rwa hafi, wenda umusore muriho muganira, cyangwa se wenda akubwiye nk'ikibazo runaka, warangiza ukamubwira uti reka gukabya iri jambo rwose niba ujya ukunda kurikoresha ntabwo ari byiza. Irindi jambo abasore benshi nyine rishobora gutuma bagutakariza icyizere, ntacyo bivuze. Akandi kantu gakomeye cyane, iyo ukunda gukoresha ano magambo, umusore araceceka akakwihorera, arahinduka nyine gake gake akigendera. Rero nubona umusore atakikuvugisha nka mbere, ukunda gukoresha ano magambo nyine amuca intege, uzamenye neza yuko nyine yatangiye kubona yuko umusuzugura, umuca amazi nyine muri makeya, ntabwo umuhereza agaciro. Abasore rero buriya ntabwo ari nk'abakobwa. Umukobwa yagiye kugenda, hari igihe abanza kwandika ama SMS y'amarira, ariko umusore ntabwo ariko abikora. Azagenda gake gake rwose, ubu nakiguhamagara ujye umuhamagara kwihorere, ugira ngo wenda niko byari bisanzwe, cyangwa se ugira ngo nyine ari mu kazi kenshi. Ntabwo ariko bizaba bimeze. Nubona umusore atakikwitaho, nyine atakiguhereza agaciro nka mbere, uzamenye neza ko hagati yawe nyine nawe harimo ikibazo. Niba uri umukobwa rero, hari amagambo ugomba kwirinda cyane igihe uri kuganira n'umukunzi we, cyangwa se igihe nyine wenda ufitanye ikiganiro n'umukunzi wawe. Ijambo rya mbere urakabya, ijambo rya kabiri n'iri ngiri rikomeye cyane, nzabitekerezaho, ijambo rya gatatu ntacyo bivuze. Akandi kantu abakobwa benshi nyine mukunze kugira, nyamara rwose abasore benshi badakunda, wenda akubaje nk'ikibazo ugahita umubwira ngo aka kanya nta gisubizo mfite, cyangwa se wenda ngo urabeshya. Iryo jambo abantu benshi
ntabwo babikundana. Umusore wenda arabwiye ngo ndagukunda kandi nawe urabizi neza ko mukundana waranabimwemereye, ari ugahita umubwira ngo urabeshya. Iri jambo se wowe urumva koko ryaba rimeze neza cyangwa se yaryakira neza? So nyine bihita bigaragaza yuko utamwizera, kandi iyo umuntu utamwizera biba bisobanuye yuko ushobora no kumuca inyuma nyine uwundi musore wishimira cyangwa se ushaka. So ugomba kujya witonda cyane niba uri umukobwa igihe cyose uriho uganira n'umukunzi wawe. Reka tujye ku kintu cya gatatu gikomeye cyane abakobwa benshi bakunze gukora nyine bumva yuko ari bisanzwe, nyamara bikaba byatuma umukunzi wabo abatakariza icyizere. Iki kintu ni ingenzi cyane, amagambo atajyana n'ibikorwa. Njya nkunda kubabwira ngo buriya iyo umuntu agukunda agora gusezeranya ikintu ariko ntagikore, ahangaha rwose ntabwo azaba gukunda. Abenshi ntabwo ari ukuba babuze ubushobozi bwo kubikora, ahubwo nuko nyine abatahereje agaciro wa wundi yagisezeranyije. Niko kuri ahangaha guhari. Njya nkunda kubabwira ngo buriya nkunda kuvugisha ukuri. Ro amagambo atajyana n'ibikorwa rwose ntuzigere uyasezeranya umuntu. Niba uzi neza yuko ugiye gusezeranya umuntu ikintu utazasohoza, byihorere kigumane mu mutima wawe, kandi niba utizeye neza yuko nyine wenda uzagisohoza rwose byihorere. Njya nkunda kubabwira ngo hari ijambo rimwe cyane abakobwa mukunda gukoresha ariko rikunze kubagiraho ingaruka. Ijambo rivuga ngo ntacyo nakwima. Iri jambo abenshi ribakoraho, ndetse kandi nibyo biri gutuma nyine abakobwa benshi batwita, bibwirego ko nyine wenda iryo jambo barivuze ari ibintu bisanzwe. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane abakobwa benshi mukunze gukinisha, sinzigera nkubabaza, sinzagusiga. Iri jambo ujye urisezeranya umuntu wabanje kubitekerezaho neza. Buriya kuba umuntu yakundana n'undi pe ni ibintu bisanzwe, ariko nyine iyo utangiye gutanga amasezerano akomeye nk'ayo ngayo biba bisobanuye yuko ufite gahunda mu rukundo. Ayo masezerano ujye uyahereza umuntu uzi neza yuko rwose mwamaze gufata indi ntera, cyangwa se wenda urukundo rwanyu nyine rwamaze gutera intambwe ku buryo nyine watangiye kubona yuko mutatandukana. Gusezeranya umuntu ikintu ntugikore ubu musigiye igikomere, ubu musigiye nyine muri makeya ubuhemukiye n'uwundi uzaza nyuma yawe. Kandi abizi neza abakobwa benshi mukunze gukora ano makosa, sinzagusiga, sinzaguhemukira. Izo promises zose mukunze gutanga zikunze kubakora nyine ugasanga wenda uboneye uwundi imbere, ugasanga uyisugenda kubera ko wenda uwundi ari kugukereza. Ese wa wundi utekereza ko ubu musize hehe? Nawe banze ubyibaze ku giti cyawe. Amwe mu magambo ro abakobwa bamwe na bamwe bakunze gukoresha nyine wenda bumva yuko ari bisanzwe, nyamara nyine ugasanga ntabwo ariho ajyana n'ibikorwa byabo. Iki kintu ucyumve neza, nzakwitaho nk'uko mbishoboye, ari ugasanga nyine ukomeje kumwirengagiza. Akandi kajambo gakomeye cyane kuvuga ngo ndakwemera, ariko ugasanga nyine ugakomeza kumutera kukwibazaho, cyangwa se ugasanga ukomeza kumutera kuba yagushidikanyaho. Ese ni gute wemera umuntu ariko ugasanga nyine buri munsi iyo aguhamagaye asanga uri busy? Ese urumva nyine uburi gutuma ashidikanya. Ikindi cya kabiri gikomeye cyane, ese ni gute ubwira umuntu ko umwemera ariko ugasanga nyine bahora bamubwira ngo nyamara uriya mukobwa ntabwo gukunda, ahubwo mba mbona nyine wenda akundana n'uriya musore? Nawe tekereza neza icyo kintu. We ntabwo ari byiza kugenda ku mabwire pe, ariko se niba koko umukunda byanyabyo, ubundi umuntu ukunda byanyabyo ntabwo ashobora kugutera gushidikanya na gatoya. Nubona umuntu mukundana we yatangiye gushidikanya, uzamenye neza yuko buriya urukundo rwanyu ruri kurangira utagize nyine icyo ukora. Akenshi rwose waba ugiye kurangiza kandi ari wowe ubigizemo uruhare. Inama nakugira wenda anga kuri ino ngingo, buriya umusore yizera ibyo ukora, ntabwo azigira yizera ibyo uvuga. Ibyo ukora nyine nibyo bimwereka niba umukunda koko. Nyine niba umukunda bimugaragarize, ndetse kandi ubyereke abandi. Mwibutsa neza yuko kugira ngo ugaragarize umuntu urukundo ntabwo ari ngombwa ngo ugende ubimubwira, oya, genda ubibwira abandi, bo bazagutumikira. Ndabizi neza rwose abantu ni inyangamugayo. Iyo ukunda umuntu ukabigaragariza abantu, bo baragenda bakagutumikira kuri wa muntu. Ntabwo ari ngombwa nyine ngo ujye urumubwira ngo ndagukunda ndagukunda. Ijambo ndagukunda ntabwo ari byiza guhora nyine uribwira umukunzi wawe. Byerekane mu buryo bw'ibikorwa kuri stati, ahantu hose mu nshuti zawe, nibyo bizagaragaza urukundo rw'ukuri ko uri kurushyira mu bikorwa. Reka twote rero turebere hamwe ibindi bintu 10 bikomeye cyane abakobwa benshi bakunze gukora, ariko nyine bituma abasore babatakariza icyizere. Ibi ngibi byo bishobora kuba wabigizemo uruhare, cyangwa se nyine utanabigizemo uruhare. Icya mbere ni ukutamenya gukunda by'ukuri, cyangwa se ukaba ukunzwe n'abasore benshi cyangwa se n'abagabo benshi. Aka kantu ukumve neza, kuba uri umukobwa ukunzwe n'abagabo benshi cyangwa se n'abasore benshi bishobora gutuma umusore mukundana aka kanya atazongera kukwizera nyine, cyangwa se agutakariza icyizere kandi nta ruhare wabigizemo.
kuba ukunzwe gusa ibyo birahagije bigatuma umuntu mukundana nyine agutakariza icyizere. Nawe tekereza impamvu abasore benshi muri ino minsi bari kuvuga ngo buriya rwose ngo abakobwa beza ntabwo ari beza. Impamvu nyine ibyo ngibyo abenshi babitekereza ni ukubera yuko buriya iyo umusore afite umukobwa mwiza akenshi ni amahoro aba afite, niko kuri ahangaha guhari. Abatekereza yuko nyine uwo mukobwa atamukunda ari wenyine. Ikintu rero umukobwa ashobora gukora kugira ngo wenda nyine umukunzi we amwizere kandi ari mwiza ni ukumukunda ndetse kandi akabigaragaza mu bandi. Iki kintu ucyumve neza. Buriya iyo umukobwa bizwi neza yuko nyine wenda afite umusore bakundana, uwo mukobwa amukunda nyine akunda kumupostinga, akunda nyine akunda kugaragaza yuko amukunda, akenshi abandi basore benshi baramutinya. Niko kuri ahangaha guhari kubera yuko baba bazi neza yuko nyine uwo mukobwa yamaze gufatwa cyangwa se afite umuntu bakundana bizwi. Abenshi rero baramutinya kubera yuko ntabwo nyine babona icyo bajya kumutereta bamubwira. Ese nawe kano kantu urakemera? Niba ukemeye kanda like ubundi rwose uze guca hasi muri comment uze kumbwira uti Iva kano kantu nari nkiyiziho ariko akanya kubera ko numvishe kino kiganiro ngiye gukosora cyangwa se wenda ngiye kugira icyo ngakoraho. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane abakobwa benshi bakora cyangwa se gishobora kubabaho bigatuma abakunzi babo batakariza icyizere, kuba agira amahane cyangwa se wenda agira umujinya ukabije. Niba uzi neza ko uri umukobwa nyine ugira amahane cyangwa se wenda ugira umujinya ukabije, ahangaha rwose buri musore wese atangira kugutinya kubera yuko abatekereza ko nimunabana nyine ayo mahane uzayakomezanya. Kandi buriya nyine abagabo benshi cyangwa se wenda abasore benshi baba bifuza umugore cyangwa se umukobwa uzabasha gutuza nyine n'igihe bamaze kubana. Ntabwo nyine aba yifuza wa mugore uzaza akazajya aterera ibintu hejuru nyine igihe bashwanye. Oya, niyo mpamvu bavuga ngo buriya abagabo benshi cyangwa se abasore bakunda abakobwa nyine bitonda cyangwa se bazi kumvikana, bazi guca bugufi. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane wenda umukobwa ashobora gukora kigatuma umusore nyine amutakariza icyizere, kuba atubaha Imana mu byo avuga ndetse no mu byo akora byose mu buzima bwe bwa buri munsi. Kuba utubaha Imana, ndaguha nk'urugero rwafi ukunda gukora debate nyine upinga cyangwa se uhakana ibintu by'Imana. Ahangaha bituma umusore mukundana nyine atangira kugenda agutakariza icyizere, kuko abasore benshi aho bava bakagera baba bashaka umukobwa uzi gukora ikindi cya kabiri, akaba yubaha Imana akubaha n'abantu muri rusange. Rwose niko kuri guhari. Ikintu cya kane gikomeye cyane abakobwa benshi bakora kikaba cyatuma nyine wenda abasore bakundana nabo babatakariza icyizere, bagatangira gutekereza yuko batazavamo nyine abagore bazashobora kwihanganira ibigeragezo by'urugo. Iki nacyo ni ingenzi cyane. Imyambarire yawe, iki kintu ucyumve neza. Imyambarire yawe cyangwa se uburyo ugaragara mu buzima bwawe bwa buri munsi, imyambarire yawe imeze gute? Ese yatuma umusore akwizera? Banza icyo kintu gitekerezo aka kanya. Nyamuneka buriya abakobwa benshi bakunze gukora amakosa, ugasanga umukobwa ari kugendera mu kigari nyine ngo ni ukugenda na viziyo, kandi ntabwo azi neza yuko imyambarire yiwe wasanga wenda umuntu bakundana atayishimira. Ntabwo mvuze wenda ngo nyine ngo umusore mukundana aze guhindura wenda imyambarire cyangwa se uko wambara. Oya, ariko nawe gerageza wambare ibintu biguhesha agaciro ndetse kandi biguhesha icyubahiro. Ku kintu cya gatanu gishobora gutuma umusore mukundana aka kanya atangira kugutakariza icyizere ni indangagaciro z'ababyeyi bawe. Iki ngiki cyo rwose ntabwo uzakigiramo uruhare. Rwose ndabizi neza nyine wenda nta muntu ugenera aho kuvukira, ariko we niba uzi neza ko uri umukobwa ukaba afite nyine ababyeyi bafite indangagaciro zitari nziza, byibura wowe gira indangagaciro nziza kugira ngo azakunde wowe nyine yirengagije umuryango wawe. Ariko nawe nuba udashobotse cyangwa se ugatangira utumenyetso tumwe na tumwe nyine wenda mu byo nakubwiye, wenda imyambarire, kugira agasuzuguro n'ibiki, kandi uzi neza ko nyine wenda ufite ababyeyi nabo bafite indangagaciro zitari nziza, bizatuma umusore nyine agutakariza icyizere burundu, n'icyo yakugiraga noneho kizarangira. Ikintu cya gatatu rero gikomeye cyane gishobora gutuma umusore agutakariza icyizere, uburyo uha agaciro amafaranga n'uburyo uyakoresha. Ese uhereza agaciro amafaranga gute? Ese uri wa mukobwa nyine wirirwa umusaba amafaranga kuri buri kintu cyose ugiye gukora cyangwa se ugiye gukemura? Ahangaha bituma agutakariza icyizere. Ese iyo aguhaye amafaranga uyakoresha gute? Ese iyo musohokanye akubwira ngo wenda urafata iki, waka ibintu bifite agaciro kangana gute? Ibi ngibi rero nibyo bituma umusore abone yuko umukobwa ahereza agaciro amafaranga cyangwa se byibuza yubaha amafaranga. Ikintu cya kane ngo gikomeye cyane gishobora gutuma umusore agutakariza icyizere, uburyo ubanyemo na bagenzi bawe. Abakobwa benshi mukunze gukora amakosa, ugasanga uri kuganiriza wenda nk'umusore mukundana ngo ngiye buriya mu buzima bwanjye bwa buri munsi ngo ntabwo nkunda kuganira n'abakobwa b'inshuti zanjye, ngo abakobwa si abana beza. Ahangaha bimugaragariza yuko ari wowe ushobora kuba udashobotse. Kuki se abandi bo bagira inshuti z'abakobwa bagenzi bawe, wowe bikunaniza?
bivuze iki? Bivuze ngo rero ushobora kuba ari wowe udashobotse, ahubwo nyine wenda ukaba uri kubeshyera bagenzi bawe. Iki kintu rero kukibwira umusore ni uko ahita atekereza, njyewe ndabizi neza niko bimeze. So ntugakore ikosa ryo kubibwira umusore kabone nubwo wenda nyine ariko byaba bimeze cyangwa se wenda ariko kwaba ari ukuri. Ikintu cyamunaniro gikomeye cyane umukobwa aba agomba kwirinda cyane kugira ngo nyine umusore atamutakariza icyizere, kumubwira amateka yawe yahashize cyangwa se wenda amateka yawe mabi. Iki kintu cyumve neza, ndabizi neza abakobwa benshi mukunze gukora amakosa. Ese umukunzi we mwatandukanye byagenze gute? Mwapfuye iki? Nuramuka ubimuganirije ahangaha uzaba uri kuzana story idakenewe ndetse kandi itari ngombwa. Ese umuryango wawe ubanye gute? Abakobwa mukunze gukora ano makosa, ugasanga uri kuvuga byose nta na kimwe usizi, ngo ngewe rwose ngo umukunzi wanjye ngo impamvu twatandukanye ngo ni ukubera ko yambwiye gutya na gutya nyine nkabyanga. Ese uzi icyo uwo musore nyine, uzi ikintu cyamuzanye mu buzima bwa uwo musore uri kubwira ibyo ngibyo? Wenda nawe nicyo cyamuzanye. Soro ugomba kwitonda cyane kubwira nyine umukunzi wawe amateka y'umukunzi wawe yahashize, ntabwo ari byiza na n'umuntu ubu nanabikeneye rwose, niko kuri guhari. Akandi kano utazakora niba uzi neza ko uri umukobwa, ntuzakore ikosa ryo kubwira umusore ngo amuvagine cyangwa se wenda ngo ndacyari umukobwa cyangwa se sinyiriwe. Ibi ngibi rwose ntabwo ari byiza. Niba wajya kubikora ni amakosa akomeye cyane, nubwo waba umwizera bingana gute cyangwa se nubwo waba umukunda bingana gute, aho ngaho uba uriho urarengera. Ikintu cyakindi gikomeye cyane abakobwa benshi bakunze gukora nyine kikaba cyatuma abasore bakunda nabo babatakariza icyizere. Akazi ukora, ese ukora kahe kazi? Ese akazi ukora byibura kaguhesha icyubahiro? Nawe tekereza neza. Buriya hari akazi ushobora gukuramwo umugore bikaba bisaba kwitonda, nyine waba utitonze ukazashiduka nyine ugize ibiki, uhuye n'ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ugasanga nyine ibyo wavunikiye byose bigiye kwangirika mu gihe gito cyane kubera wa muntu nyine wazanye bitewe n'akazi akora. Ndaguha nk'urugero rwa hafi wenda gatoya. Abantu benshi bakunze kuvuga yuko nyine wenda abakobwa wenda nyine bakora mu tubari, abakobwa wenda bakora muri massage n'ibiki ibintu nk'ibyo, ko ako kazi nyine akenshi utitonze ushobora kuzana umuntu ariko nimushobokane cyangwa se nimuzarambane. Nawe tekereza neza impamvu abasore benshi cyangwa se abakobwa benshi bakunze kuvuga ngo nyine wenda ngo umukunzi wanjye ntabwo ari wa wundi nakuye kuri social media, nyine ntabwo ari wa wundi ukoresha social media cyane mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Rero bino bintu bisobanuye yuko umukunzi wawe akazi akora gashobora gutuma murambana cyangwa se nimurambane bitewe nyine wenda n'uburyo mubanye cyangwa se n'uburyo nyine wowe uzabasha kubyakira. So ugomba kwitonda cyane igihe cyose ugiye guhitamo umuntu muzabana cyangwa se umuntu muzakundana. Ugomba no gufokasinga ku kintu akora ukareba niba uzashobora kukihanganira. Reka tujye ku kintu cya kangahe, tujye ku kintu cya 10. Ikintu cya 10 gikomeye cyane gishobora gutuma umusore mukundana agutakariza icyizere: kuba nta kazi cyangwa se wenda utagira icyo ukora, kuba nta kintu ugira ukora. Nyine uri wa mukobwa wirirwa yigendera, nyine ushaka kubaho, ntabwo ushaka nyine ikintu na kimwe gishobora kukwinjiriza amafaranga. Ikintu ukeneye ahubwo ni ukwirirwa uyarya cyangwa se uyakonsoma no gusebya abasore badafite amafaranga. Ikintu cya nyuma rero gikomeye cyane gishobora gutuma umusore agutakariza icyizere burundu ni ibintu upostinga kuri stati zawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nyamuneka aka kantu urabizi neza abakobwa benshi ntabwo bakunze kwitaho cyangwa se ntabwo bakunze kugahereza agaciro. Ese iyo ugiye gupostinga byibura ibintu upostinga biguhesha icyubahiro ndetse kandi bikubahisha n'umukunzi wawe na famiye yawe? Aka kantu ujye ukibazaho igihe cyose ugiye gushyira stati cyangwa se gupostinga ikintu runaka. Banza witonde kubera ko bishobora gutuma umukunzi wawe nyine abibona akagutakariza icyizere cy'uko nyine utazavamo umubyeyi muzima cyangwa se umugore wiwe w'ejo hazaza kandi rwose wamukundaga. Inama nakugira ikomeye cyane wenda tuzana kino kiganiro: niba uri umukobwa, icyizere niryo shingiro ry'urukundo. Iyo icyizere kigiye, urukundo narwo rukurikiraho cyangwa se nirwo ruba rugiye gukurikiraho. Tekereza nawe neza cyangwa se wenda tekereza ku ruhande rwawe. Ese ibyo ukora uyu munsi byubaka icyizere cyangwa wenda urimo gusenya icyizere cyawe utabizi? Tekereza nawe ongera wisuzume nyine ku ruhande rwawe. Ese ibyo nkora n'ibyo mubwira buri munsi bimwubakamo icyizere cyangwa ahubwo birarusenya? Njyewe nyine wenda nabizi. Rero nkugira inama, jya witonda cyane cyangwa se igihe cyose ugiye gupostinga ikintu, igihe cyose ugiye kuvuga ikintu, ugiye muri kuganira, banza witonde. Ikindi cya kabiri, ukarage ururimi rwawe mu kanwa inshuro 7 kugira udakora amakosa cyangwa se kugira ngo nyine wenda utavuga ikidakwiye. So niba uri umukobwa, kino kiganiro kuba gikunze, kanda like ubundi uze gucasa muri comment
uhita umbwira uti Iva njye rwose kano kadefu nari nkiyiziho ariko ngiye guhagarika cyangwa se ngiye kugahindura. Imana ikure ndetse kandi iduhane umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.